Igakurazo tariki ya 5 Kamena mwaka w'1994 abihaye Imana bicwa imyaka 20 irashize. Ukwezi kwa gatandatu abanyarwanda hirya hino ku isi bakwibukiyemo inzirakarengane z'abihaye Imana, abakristu n'abandi bantu benshi bishwe ngo n'abasirikare ba FPR Inkotanyi. Ahibukwa cyane ni Igakurazo muri diocese ya Kabgayi, aho ku itariki ya 5 Kamena mwaka w'1994 abasenyeri batatu bose, abapadiri n'umubare utabarika w'abanyarwanda barasuye mu kigo cy'abafurere aho bari barahungiye. Hakaba ngo harimo n'abana babiri, Richard Sheja n'undi utamenyekanye izina. Nagira ngo mbibutse Abigakurazo hari Nsengiyumva wari Archiepiscopi wa Kigali, Joseph Ruzinda n'umwepiskopi wa Byumba, Tadeyo Nsengiyumva umwepiskopi wa Kabgayi, akaba yari na perezida w'inama nkuru y'abepiskopi. Hari Musenyeri Yohani Maria Vianney Rwabirinda igisonga umwepiskopi wa Kabgayi, Musenyeri Innocent Gasaboya nawe wigeze ku igisonga cy'umwepiskopi wa Kabgayi, Padiri Dionisi Mutabazi, abapadiri Emmanuel Uwimana wayoboraga seminari y'i Kabgayi, Sylvestre Ndaberetse wari umubitsi wa diocese, Bernardo Ntamugabo umwe warufunze amashuri. Mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa habaye umuhango wo kwibuka cyane iyicwa ry'abihaye Imana. Iryo yicwa bamwe bakavuga ko ryabaye guca umutwe Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Mu Bubiligi uwo muhango wabanjirijwe na misa yewe na Musenyeri Ringuyeneza Veniste. Uyu Ringuyeneza Veniste akaba ari nawe wasomye misa mu gihe cyo gushyingura abasenyeri n'abapadiri bari bamaze kwicirwa Igakurazo. Nawe kandi ngo yararusimbutse. Kuri uru rutonde rw'abitabye Imana hibutswe na Musenyeri Focus Nikwigize wari umushumba wa diocese ya Ruhengeri, nawe ngo waba warishwe urw'agashinyaguro atahuka ava muri Zaire aho yari yarahungiye. Hari kandi na Musenyeri Munzihirwa w'Ukavu, nawe ngo waba yarishwe azira ko yakiraga impunzi z'abanyarwanda. Abihaye Imana benshi baguye ku Rwesero nabo baributswe, yewe n'abandi n'ahandi. Kubemera ngo bavuye mu buzima buzima, ubu ngo bari mu buzima buzima, kandi ngo nabo baradusabira.
nyuma ya misa habaye ibiganiro byitabiriwe n'abantu benshi b'ingeri zose. Kiliziya Gatolika bayiciye abasenyeri abari bayikuriye icyo gihe uko babasanze bateraniye Kabgayi, barabafashe barabazengurukana, babafashe ku itariki ya 2 batari banarya, ku buryo n'ibiryo byari byateguwe umunsi kuko hari yubire ya Musenyeri Tadeo yaramaze imyaka 25, Nsengiyumva Vincent yaramaze imyaka 25 y'ubusaseridoti. Ibyo biryo ayo mafunguro yose Inkotanyi zo zariye nta n'ikiyamfura na gike bafite. Abantu birirwa bazengurukana babanza kubicaza ku zuba, barabatara nk'abatara ibitoki, barabazengurukana bageza mu ruhango, bagarukana Gakurazo, barabica muri uwo mugoroba. Nanone babica batararya n'ibiryo by'uwo mugoroba byari byatekeye mu bafure. Uwo muri uwo muco wo kwica abantu ukabica babicishije n'inzara ukabicisha byose ni birakabije, ni ubugome nyine nk'uko bamugani n'ababyigamba yuko ngo nta umurusha ubugome ubanza gukora ubugome. Ikibabaje nuko bavuga yuko ngo abasenyeri bishwe ari agisida ngo ari abana barakaye, kandi noneho ukurikije umujinya afite ubu no kuba yarabujije guhambwa, nagira ngo mbamenyeshe ko abasenyeri batashoboye guhambwa bikurikije imihango ya Kiliziya Gatolika. Ku Kiliziya Gatolika ifite kwihamba abasenyeri n'abapadiri bayo. Abasenyeri bahambwa muri kiliziya zabo muri diocese, bagahambwa mu kiliziya imbere uko bigenda. Ibyo rero ntabwo byashoboye kuba kuri Kiliziya Gatolika kuko muri 1995 nari nkiri no mu Rwanda, babujije, bari bateguye rwose, bari bateguye kubashyingura mu cyubahiro. Numva Padiri Sibomana Andrea yarakiriho, barababuza. Ceremony yari yateguye barayibuza neza. Muri uko kuyibuza rero igiteye agahinda nuko nyuma yaho mu rubanza bakomeje kuvuga yuko ngo abasenyeri ngo bapfuye ari agisida, ngo hari abana barakaye. None se abo bana barakaye ni nabo babujije guhamba abasenyeri. Noneho nyuma yaho muzi ko Kariya Del Ponte mu bintu byatumye ava ku buyobozi bw'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha, yari yasabye yuko cyane ubwicanyi na FPR yiyemereye, nibwo bwicanyi bwonyine kugeza ubu FPR yemeye, nubwo kwica abasenyeri n'abihaye Imana bari Gakurazo, ariko bakavuga yuko ngo bishwe n'abana bafite umujinya, nubwo bigaragara ko umujinya umukuru w'igihugu ari ufite kugeza n'iki gihe imyaka 20 agifite wa mujinya. Guca umutwe rero Kiliziya Gatolika bijyanye no guca umutwe leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda murabizi yari ikuriwe n'umukuru w'igihugu Habyarimana Juvenal, wari uvuye imishyikirano i Dar es Salaam tariki ya 6, hamwe n'abari bamuherekeje bose, indege bakayihanura bose bagapfa, harimo na perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira. Uwo muco wo guca igihugu umutwe, wo guca Kiliziya umutwe, uwo ni umuco mubi kandi wahozeho no mu mico yo mu Rwanda. Bagiye mwumva abantu bitwa babahinza ngo bagiye bicwa kera, ugacumbikira umuntu wenda cyangwa se umuntu akakugenderera mukaba inshuti mukanywana, ambo Mateo wa certain soirée akakugesa ijosi akaguhita. Uwo muco ni umuco mubi cyane dukwiye gukura mu mico y'Abanyarwanda, kuko ntabwo abo basenyeri bose aribo bishwe icyo gihe bonyine n'abapadiri bose ba diocese ya Kabgayi bari barahereye ibyumba. Uwo mujinya n'abo bana ngo bagira umujinya bakaza kwica abihaye Imana nabo barinzwe n'abandi basirikare ba FPR. FPR kabari yari hagarawe na Kagame n'ubu akaba rukihagarariye. Bari barishe abapadiri ba paruwase yose yo ku Rwesero. Abapadiri benshi cyane ntabwo narondora amazina yabo hano, bakomeje yo kwica abapadiri muri rusange. Nyuma yaho n'uwo batishe nka Padiri Andrea Sibomana bamwimye passport arwaye indwara igomba gutuma ajya kwivuza, ngira ngo abasuwisi nibo bashaka kumuvura, bamwimye ro passport ku buryo atashoboye kujya kwivuza,
yararembye no karapfa baramushyingura ahubwo pasiporo bayimuha amaze gupfa. Nuko ubwo sinzi niba Kagame we yagira amavuriro avuramo abapfuye. Nuko Kiliziya rero yakomeje gutotezwa. Mwumvise ko Misago baje kumufunga mbere y'uko ejo bundi apfa mu buryo butumvikanye, kuko yapfuye atarwaye mu mayeri yandi nyine abanyarwanda bakunze kwicwamo. Mwumvise ngo hari umuntu wari wamusuye muri ako kanya yapfaga, ntawe uzi niba hari icyo yamugemuriye cyangwa hari icyo yamukozeho. Kiliziya yabyifashemo nk'uko bisanzwe, n'ubwoba bwinshi busanzwe buranga abantu bose badafite agatuza k'imigeri. Bavuze ko batakora autopsy ngo bamenye ikimwishe. Ubwo murabyumva. Mu Rwanda iyo umuntu yishwe cyane cyane bakeka ko yabazize ubutegetsi buriho, ufite amayeri menshi yo kwica abantu, bakora ibishoboka byose bagaca inyuma bakabatera ubwoba bati ntimwirirwe mujyana kwa muganga batamenye icyo azize. Noneho umuryango akaba wisabira yuko ngo udashaka kumenya icyo umuntu azize. Umuryango kandi nyango buri muntu wese aba yifuza kumenya icyo umuntu azize. Ubwo murabyumva nyine. Igituma Kiliziya Gatolika tuzakomeza uko bishoboka kose buri mwaka kujya tuyibuka no kugira ngo tuzirikane igituma ubutegetsi cyangwa abaharanira ubwo butegetsi bahitamo kwica abantu batabarwanya, badaharanira n'inyungu. Kuko Kiliziya ntabwo iharanira ubutegetsi, kimwe n'imiryango yacu tuba tugira ngo gusa dufashe hagati yacu, dushyireho uburyo bwo kubana kimuntu. Sinavuga gikirisitu kuko gikirisitu ni Yesu Kristo waje yigisha ko abantu bakwiye kubaho mu buryo butandukanye n'ubw'inyamaswa. Umuntu agakunda mugenzi we kugeza n'igihe akunda umwanzi we. Yesu Kristo yaduhaye urugero ko yasanze ikiragano cya kera cyari kirimo ibintu byo guhora, bivuga ngo niba umuntu agukuye mu ijisho umukure mu irindi, niba umuntu agukuye iryinyo umukure irindi. Yesu rero yakuyeho iyo politike, akuraho ibyo bintu byo guhora, avuga ko ahubwo umuntu ukugiriye nabi umugirira imbabazi. Nk'umuryango rero wa Kiliziya Gatolika kimwe n'amadini yose, yewe n'aya Kisilamu, amadini y'abaporoso bita les églises réformées, abaporoso, abadivantiste, abapentekoste, abametodiste, ayo madini yose yigisha urukundo rw'Imana. Nta namwe bigisha kwihorera, nta namwe bigisha urwango. Iyo rero Kigali bihandagaza bakavuga ngo za Kiliziya Gatolika cyangwa n'andi madini ngo yakoze jenoside, ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ntabwo Kiliziya yakoze jenoside, ntabwo numva itorero iryo ari ryo ryose ryakoze jenoside. Yewe na twa tudini duto bita ngo ni amasekte, ntabwo numva hari sekte n'imwe yigeze yigisha abantu kwanga abandi cyangwa kwica abandi. Niyo mpamvu rero tuvuga ko bariya bakuru ba Kiliziya Gatolika bishwe urw'agashinyaguro n'umwana wari ku bibero bya Musenyeri Gasabwoya, Musenyeri w'umututsi wabaye igisonga cya Musenyeri Perode. Uzi ko nyine n'ubu babonye imva yuko bayitabura nk'uko bataburiye Yambonye Umutwa, kuko urwango rurahari rurakomeye cyane. N'ubu baracyamutuka kandi yarigendeye mu mwaka wa 2003 ngo kubera ko yigeze kwandika ibarwa yo gusaba ko abanyarwanda bagira urukundo. Umugabo Kizito Mihigo nawe mu ndirimbo yavuze ati ndibuka abavandimwe banjye wabonye ko yayizize, igihe bamugaragaza tumaze gukeka wenda ko nawe bamushimuse bakamunyuza mu ryoya, bari bagiyeyo babashyiriye sikoruti ishure ebyiri zose, bababwira ngo bahunge bati FPR nizirabica. None abana bakavuga ati turahunga dute n'amabariyeri ahari yica abantu, turahungana abantu 30 bari hano turabacisha. Urumva ko abasenyeri bazize yuko banze guta intama z'Imana zabahungiye. Ingabo za FPR za Paul Kagame zo zifashe ako karere zica abo bantu zitanarebye yuko bafashije ari ukugaburira, ari no mu masengesho gutanga imbaraga zituma abantu 30 bari kuri site y'Ikabgayi barokoka. Ahubwo bamwe zimaze kwica abasenyeri, bamwe zajyanye kinazi zakuyemo abandi bantu zica, cyane cyane bo mu bwoko bw'abahutu. Muza abantu bitwa ba Derite bayoboraga uruganda
rw'ibirangiti mu Gasata uwo yishwe icyo gihe kimwe n'abandi benshi. Nagira ngo rero tujya tuzirikana ko mu muco wa Kinyarwanda umuco wo kwica, muzi ko no mu mahamba yacu ya Kinyarwanda harimo kogeza abicaye. Muzi ibintu byo gucana uruti, ibintu byo gushima ngo abantu bisha abandi ku rugamba. Twebwe ngira ngo mwabonye ko nta rugamba twagize, ahubwo abantu bishe inzirakarengane zitanabarwanya, ari abantu biciwe muri za kiliziya, biciwe aho bahungiye hose mu mashuri, ku misozi. Ngira ngo abantu benshi bishwe batarwana. Ngira ngo ahantu numva habaye imirwano ngo ni mu Bisesero, hari ingabo za FPR wenda n'abantu bahungiye bageza kwirwanaho kuko bari bahatewe. Ariko nkeka ko abantu benshi bishwe ari abahutu bishwe na FPR, igenda imisozi yose yagiye ifatika kabatumiza mu nama ikabica ikabarangiza. Ari muri Kongo basanga inkambi bagateramo amabombe bakirukankana abantu bakabageza Imbandaka kuri birometero 2000. Ari Gisenyi Ruhengeri mu buhamya dufite bwinshi bagiye birukankana abaturage ku misozi, bazanye na za helikopteri na za burindi zikajya ku misozi zikarasa amazu, zirasenya, zirasa abaturage. Bigaragara ko atari ukurwana n'abacengezi nk'uko byavugwaga, ko ari ubwicanyi bwo kwica abaturage. Ibyo bintu bikaba ari ibintu tugomba guca mu muco wacu. Mu muco wacu w'Ikinyarwanda harimo ibindi bintu byiza cyane bitagombye kuba ubwo bwicanyi, ariko mwumvise ko kwicana bisa nkaho byahawe intebe kugeza igihe n'umukuru w'igihugu abyigamba. Ngiye rero guhagararira aha ngaha, nagira ngo gusa mbibutse impamvu twibuka uyu munsi w'abasenyeri, ubwo tuboneho n'umwanya wo kwibuka na Musenyeri Munzirwa Christophe, nawe wari warakira impunzi i Bukavu, arazisabira ageza gukora ibishoboka byose no mu byo kubagaburira cyangwa kubavuza. Nawe mwumvise ko inkotanyi zitera muri Kongo zamwishe mu bambere, ngira ngo ku itariki ya 30 z'ukwa 10 muri 1996, mbese zikimara kwinjira intambara yo muri Kongo itangiye. Nkaba rero ngira ngo uwo muco tuzawukomeza wo kujya twibuka abantu b'inzirakarengane bapfuye barimo kugerageza guproteja, barimo kugerageza gufasha abandi, cyane cyane ababahungiyeho. Mbanje kubasuhuza mbashimira ubwitange mwese mwagize bwo kuza kwifatanya natwe kwibuka abacu baguye Gakurazo, harimo imfura yanjye umumarayika Sheja n'abihaye Imana ba Kiliziya Gatolika bapfuye mu buryo bw'amanzaganya, ariko bakaba batibukwa mu Rwanda. Ariko kwibuka ntabwo ari uguhora tubabaye, ni ukudaheranwa n'agahinda, ni ukugerageza kujya imbere twiyubaka, dushaka amahoro, tuniyunga. Ntabwo kwibuka ari ukwihorera, ntabwo kwibuka ari ukubika umujinya, ahubwo kwibuka tujye twibuka ibyabaye bibi, ariko twibuke n'ibyiza, tuzirikana n'abandi bose. Twebwe turi hano turavugira abacu, ariko hari bamwe batabishobora, hari bamwe baboshywe n'agahinda badashobora kuvuga, hari abandi nabo babuze uko bagira, ndetse hari abo umuntu abona ko banapfuye bahagaze, hari upfa akajya mu butaka, ariko hari n'upfa ahagaze. Nabyo burya bibaho, kuko gupfa uhagaze burya nibyo bintu bibi cyane. Ubwo rero turabashimira cyane n'umuryango wanjye kuntu mwaritse mwigomye imirimo yanyu yose mukaba mwaje hano. Muri impunzi ariko muri Abanyarwanda, mwerekanye wa muco wacu wa Kinyarwanda, kuko ubundi niko twari tubimenyereye ko Abanyarwanda batabaranaga, Abanyarwanda bagiraga urukundo, Abanyarwanda barasuranaga, wabaga yagize ibyago abandi baramusuraga. Kubona rero mwaje kudufata mu mugongo ni igikorwa gikomeye buri munyarwanda agomba kugira. Ntabwo hano ari iwacu, ni mu mahanga, ariko tugira ukwizera tuvuga ko tuzageraho tugataha turi Abanyarwanda koko, nk'uko mwabyerekanye, nk'uko twabyerekanye. Bariya abantu bacu rero
bitabye Imana kandi ntabwo dushidikanya ko Imana yabakiriye kuko umwana yagiye ari umumarayika n'abandi bagiye baragerageje kurinda impunzi. Njyewe ubibabwira ni ibintu nahagazeho, ni ibintu nabonye, ni ibintu niboneye n'amaso. Nk'urugero naba hano rwa Musenyeri Nsengiyumva uriya wategekaga i Kigali, yaje Gakurazo azaje gusura ikigo cy'abayozefite aho twari turi impunzi, harimo impunzi nyinshi. Noneho araza ahagarara hanze abwira umufureri wari uhari Baritazari, aramubwira ati ese hano hari ibibazo wigeze ugira? Umufureri aramubwira ati hano nta bibazo twagize, ati twakoze uko dushoboye kose turindira hano impunzi umutekano, ati twaritanze bikomeye. Nsengiyumva aramubwira ati nimukomerezaho, ati iyaba n'abandi bose bakoraga nkawe. Ariko uwo Baritazari ntabwo ariho yarishwe, no mu bo dusabira no mu bo twibuka tugomba kumwibuka kuko nkanjye niwe wanyakiriye mu kigo cy'abayozefite, anyakirana n'abana 3 kugeza FPR ihagera. Nari ndi muri icyo kigo yaraturinze uko ashoboye kose. Umwana wanjye aza gutwarwa na FPR Inkotanyi na bati 157 yari yowe na Fred Bingira ku mabwiriza arahawe na Paul Kagame. Ibyo bintu ni ibintu byabaye hari saa moya z'ijoro ku itariki ya 5 z'ukwa gatandatu 1994. Ariko ikibabaje nuko ibavuga ngo baribuka, bakwibuka bakavuga ngo turibuka abantu bapfuye ku itariki ya 2 z'ukwa gatandatu, bakibuka itariki ya 2 z'ukwa gatandatu 1994 nibwo bibuka Kabgayi. Ariko ntibibuke abantu bapfuye ku itariki ya 5 z'ukwa gatandatu 1994. Abo ngabo ntabwo bibukwa, babashyize mu cyobo rusange nk'inyamaswa, kandi bari bafashe igihugu. Hari amasanduka, hari iki, hari ibintu gitarama byinshi. Ariko mutekereze nkamwe nk'umuntu w'umubyeyi ukabona umwana yamushyize mu cyobo nk'umujura, umwana w'umumarayika, ni ikintu gikomeye. Ariko nashoboye kubyakira, ariko nkaba nzirikana n'abandi bahuye n'amahano nk'ayo ngayo. Ntabwo ari njye njyenyine, hari benshi badashobora kuvuga, hari benshi bagize ibyo byago. Bose uyu munsi tubazirikane, tubasabire, kandi tujye imbere twubaka igihugu cyacu mu mahoro, mu rukundo, mu bwiyunge butagira uburyarya. Murakoze. Murakoze cyane. Je nitwa Dafroza Bazizane, nkaba ndi umunyarwandakazi ariko ubu mba mu Bwongereza. Nkuko rero Matata yabivuze, nanjye ndi umupfakazi. Nari narashatse umugabo, noneho turahungana tugerana iwabo, ndetse FPR twe dukeka ko idukijije, tujyana ahantu mu nkambi mu Ruhango. Tumaze kuhaba, guverinoma inajyaho rwose, imaze nk'iminsi 2, arambwira ati ngiye ngomba gusubira i Kigali kuko guverinoma yagiyeho, kandi abantu bari muri guverinoma ndumva ari abantu bazima. Ati ariko inkotanyi ubwo zadukuye iwabo zidushushubikanya, nta myenda afashe. Arambwira ati nsubiye mu rugo iwacu ndebe aho twahishe imyenda nze tuzatahe. Uwo munsi hari kuri 21, guverinoma muribuka ko bayishyizeho ari kuri 19. Niyo mpamvu mbabwira ibi bintu byo kuvuga ngo guverinoma irimo abantu uzi ntabwo ari ngombwa. Niyo nabajye nta muntu nzi, ariko guverinoma ifite gahunda nzima. Ko yarambwiraga ati Minisitiri kanaka ndamuzi, uyu ndamuzi, ati ngiye kuzana imyenda dutahe. Kuva mu Ruhango ujya Gatagara nta n'ubwo ubundi ari urugendo rwagombye no kumara isaha, ariko wagombaga kugenda ugafata ikibari
umuntu rero ufashe icyo kibari ubwo baramwarojisitiraga bakamenya aho yagiye. Bwarije ndategereza mbona ntaje, uribaza rero umuntu mukuru ahantu ni iwabo mbona ntaje, mpita numva ko byarangiye kuko numvaga amakuru bavuga ko abantu bagenda bapfa bagira gute. Urabona iyo uri kumwe n'umuntu yagenda agatanga amafaranga ngo duhite, nibwo bwa mbere nagize ikintu cy'ubukorikori, mfata amarete ye ndayikorogoshora nsangamo amafaranga 25,000. Urabona umuntu uhunga, nari mfite agafuka nshyiramo utuntu mpakiramo, ariko ndavuga aba bana nimbabwira ngo duhunge baratangira nko kurira. Mfata babiri bakuru ndababwira nti papa bamwishe ariko ntimurire. Umutoya tumubeshya ko papa yabonye ikiraka ngo azajya atwara abasirikare. Haza umukobwa simuvuga kuko urumva byamukoraho, arambwira ati bare abantu ati baje hano ati bavuga ko bamwishe, ariko tuguhishe noneho wowe ejo nzagushakira imodoka ikujyana i Kigali. Yenirirwa ku muhanda antegeye imodoka, bumaze kwira mbone haza imodoka ubwo zavaga i Burundi zijya i Kigali zicyuye yabagiye, ayinshyiramo. Urumva ntabwo twarize ngo batavuga ngo mubaye iki, kubona kurira nabibashe nkaho ari chance. Kuva aho mu Ruhango kugera i Kigali niho nashoboye nko kurira kuko bwari mu gicuku. Ndarira ngera i Kigali, baturaza kuri Mirikorine, ubwo baharazaga abantu ngo bavuye i Burundi, ngo nanjye mbabaye umuntu utashye. Abana turara aho ngaho, bukeye mu gitondo numva ngize akantu ka presentiment. Umuntu arahansanga arambwira ati inzu yawe ati yabohojwe nayo. Mara amezi 5, ibaze kugira ngo ubure uri umupfakazi umara amezi 5 unyura ku nzu yawe udafite aho uba. Ntangira umurongo wo kujya njya kuri Menenteri gushaka inzu yanjye. Seta akajya mpa ibipapuro nabishyira aho mu nzu sikicyo ngo kirakora iki, bakabishwanya gusa. Sinashoboraga nko kumudekuraja ngo mubwire nti nyamara ibi bintu ukora nawe ntabwo wemewe. Nza gukora ikintu. Inzu yari ya kesi hipotekere, ndareba ariko sendashonga ko nta power bafite. Ndagenda njya kuri kesi hipotekere, mbwira umugabo wayitegekaga jewe nje kwishyura, ariko ntabwo nuvuga ukuntu nakwishyura inzu ntabamo. Uwo mugabo ndamubashimiye, aragenda aravuga ati mwebwe ntimuri abakiriya banjye, murasohoka mu nzu cyangwa ndabakubita. Umugore arasohoka ngo igitera hamwe cyaje ngo kirashaka kunyica, kugira ngo umuntu w'umusivili akuremo abasirikare, umuntu abantu bashyizwemo n'amajoro. Nababwira ko ubutwari ntibugomba amapeti. Noneho mbaho inzu nayibonye, ariko ikintu numvaga ntingi ntabwo ari ukubabeshya. Nge sinigeze mvuka nko mu muryango w'abagome ngo banyigishe ubugome n'iki. Nabajije umuntu ntese aba bantu kuki ari abagome, ati babayeho ubuzima butari bwiza. Avuga ntuse n'abana banjye nabo koko bazazaba batya. Ngakora ku buryo nagira agahinda nkabihisha. Sinashakaga ko na ikiri nkomokaho cyaba nk'umwana w'umugome, kandi nanjye numva agahinda kanjye ubwo ntagakoresha nko mu kintu kibi. Kubera ko nidukomeza ngo narababaye, ubwo wabonye undi ndarababaye ukavuga ngo wese yababaye, ko napfakaye se we yapfakaye. Je numva rwose numva ikintu kimba nko ku mutima.
ibi bintu by'abapfakazi basimburana buri generasiyo ifite abapfakazi yindi generasiyo gende baza nti icyampa ngo aba ari twe ndushyi za nyuma ariko abazadukurikira babe umuntu ushaka umugabo we basazane hatazagira umwana ukomeza kugira agahinda nk'ak'umwana wanjye. Ibyo bintu rwose ndabibasabye, nta mugome mwiza. Amasosiyasiyo nge ndumva amasosiyasiyo ndi byiza, ariko nge nanga abantu bavuga ngo twishyize hamwe ngo kuko ngo turi abapfakazi ba jenoside. No, umupfakazi ni nkundi. Hari n'igihe mwagera umumambure done udapfaka yari umugore ufite umugabo ariko afite igitekerezo yabazanira. Ibi bintu byo kwiremamo uduce n'ubu natwe nidutaha usange ngo bavuye mu Bubiligi barazirana n'abavuye mu Bwongereza, abahungiye muri Amerika barasuzugura bo mu Buholandi. N'ukuri n'ikintu mbasaba, ibi bintu by'amacakubiri tubireke, kuko baca umugani ngo ababiri bishumwe. Ifoko twishyira hamwe. Je nta muntu kurora umuntu ngo mvuge ngo uriya ni mugufi ni muremure ngo bimari igisi cyangwa uri umuhutu uri umututsi. Vraiment ibintu byo kutuvangira ntabwo nigeze mbyumva iwacu, nta n'umwana wanjye ubizi. Rero ndabinginze rwose, ndabasabye nibibashobokera dushoborwa no gutangira ari groupe ntoya, aba basaza bakatwigisha umuco wa kera. Sinigeze numva iwacu n'umunsi n'umwe inshuti za ngo bavuge ngo nataha bavuge ngo cyagikiga ngo kivuye aho cyangwa cyagihutu. No, vraiment baravugaga bati inshuti kubera ko data yari umucuruzi, nta kuntu bavuga ngo uzacuruza ngo ugurishiriza abatutsi gusa cyangwa abatwa gusa cyangwa iki. Imari zari uko ufite abantu, igihugu n'abantu. Rero ndabona ibi bintu byo kumya kwimaramo utuntu, abahutu nabo bageraho bagasubiranamo, abatutsi bagasubiranamo, abatwa bagasubiranamo. Abantu bakuru ni mudufashe umuco ugaruke, ababyeyi mwongere musenge, naho ubundi igihugu cyacu kiradindiye. Nibyo bintu je nagera ngo mbabwire. Ntabwo nshaka ko abazadukurikira bazarira nk'uko twarize ngo duhore ngo mu mahanga. Nicyo nagera ngo mbabwire. Mu Bubiligi ndahakunda kuko igituma mva mu Bwongereza nkaza hano nuko nibura mbona abantu. Kandi noneho niba umuntu asigaye abona umunyarwanda akamwikanga, ubuse ngo muzizera sabagana. Ibi bintu by'uko umuntu atakibona, ubona umuntu utinya agasakoshi ke ko karima uturozi udufu. Ibi bintu rwose by'ubutindi mudufashe bishire. Abafite amasosiyasiyo mugarura ikintu cyo gutekereza, dusubire aho twavuye. Kuko nka papa azutse yararapfuye kuko we yavuga uyu n'umwana wanjye akamudonyeramo. Rero ibi bintu rwose mudufashe, umuco ugaruke. Ubwiyunge burashoboka cyane. Je numva mfite icyizere, nicyo kintu je nababwiraga, nta kindi. Murakoze. Nagira ngo mbanze mbasuhuze. Muraho, murakoze cyane. Maze rero kubasuhuza, nagira ngo nshimire bagenzi banjye batangiye iki kiganiro, batangiye bababwira amagambo ababaje, ibintu bikomeye, inzira ndende twese twagenze, tumaze imyaka 24 tugenda. Burya kenshi abantu iyo bibuka kuva tariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 muri 1994, ariko giwe kenshi cyangwa iteka ryose mbisubiza inyuma nkabihera mu kwezi kwa 10 kwa 90. Kuko kuva umunsi kugeza aho turimo tuvugira none, ntabwo u Rwanda n'umunyarwanda bigeze bagira igihe cyakwitwa igihe cy'agahumeko, igihe nibura
cy'amahoro. Umunsi umwe hari mu kwezi kwa 11 kwa 1994 nahuye n'umwe mu baminisitiri ba FPR, umugabo witwa Sendashonga Seti. Yari umuntu tuziranye kuva hambere, kuva mu busore. Noneho turaganira, turimo tuganira, naramubwiye nti Seti muvandimwe, imyaka imaze kuba 4, amaraso ameneka, mwaje mutwizeza paradizo ku isi, none namwe murakora ibisa n'ibyabo musimbuye bakoraga. Mwagize mutya nibura umunsi umwe mukagira ubugabo mukabwira Kagame, ejo bundi ni ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 kandi bishyira umwaka wa 1995. Kuri iyo sabukuru mwagize ubutwari mugasaba umuyobozi mukuru wa FPR Kagame yuko nibura abwira abanyarwanda ijambo rimwe gusa dukeneye kumva ryitwa amahoro. Seti yandebye mu maso amarira abunga, arambwira ati jewe niba utegereje ijambo ryitwa amahoro mu kanwa kacu, mwana wa mama, ntaryo uzabona. Koko kuva umunsi kugeza none iryo jambo ryitwa amahoro ntaryo twabonye. Uyu munsi rero twaje kwibuka inzirakarengane zizwi, barondoye amazina yose, lisiti ndende, zirimwo umumarayika Richard Sheja, nawe warutari wagakora n'icyaha icyo ari cyo cyose ku isi, kuko yari umumarayika. Tuza kwibuka abayobozi, abarimu bigishaga ubumuntu, abanyamadini, abanyedini bari bahagarariye Kiliziya Gatolika. Izo nzirakarengane zose zamenewe amaraso, nta nubwo zigeze zigira n'uburenganzira bwo kwibukwa ngo nibura zinashyingurwe kimuntu, zishyingurwe kinyarwanda. Kuko umunyarwanda wese iyo yitabye Imana habaho umuhango wo gufata uwo muntu tukamuherekeza, tukamujyana ahazaruhukira iteka ryose, ariko mu buryo bwitwa ubw'icyubahiro. Ubwo buryo rero hari miliyoni nyinshi cyane z'abanyarwanda kugeza uyu munsi zitari zagira amahirwe. Abanyarwanda bari hano, imitima yose, hafi ya yose cyangwa isobetse agahinda, kuko twese iyo dukubise agatima ku byatubayeho usanga buri wese arira, ariko agatemba ajya mu nda. Ikibazo rero nuko iyo bikomeje gututumba bityo, igihe kiragera bya bindi byatutumbaga bigaturika. Abanyarwanda benshi cyane twaracecekeshejwe, nk'uko Matata yanabisubiyemwo. Ejo bundi umukuru w'igihugu niwe wabwiye abantu mu mvugo ye bwite isanzwe itaragize itungura, kuko niko avuga ati bavugaga ko mbarigisa, noneho nzabarasa. Ibyo bintu yabivuze imbona nkubone, abyita izina ryabyo. Uwo mutware niwe wivugiye mu mvugo ye inshuro nyinshi ati mubonye miliyoni zaraha ngo ziducike tutazirashe. Uwo mutware niwe wivugiye nanone mu mvugo ye no kuri za YouTube, aho agira ati banyarwanda, banyarwandakazi, nagira ngo mbahe raporo, mbabwire yuko ibyo mwadusabye gukora byose twarabikoze.
babandi n'abandi bari hari hakurya muri Kongo, abo mwadusabye gucyura twarabazanye, nabo mwadusabye kurasa twarabarashe. Imitwe rero yateguye uyu munsi wo kwibuka cyane cyane tubyerekeza kuri ya tariki ya 5 z'ukwezi kwa 6 1994, ntabwo ari ibyo ngibyo ikora gusa. Umuryango mpagarariye uyu munsi ari wo Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation cyangwa Fondation Hotel Rwanda Rusesabagina, imwe mu nshingano zayo zikomeye nuko ako gahinda kose umunsi umwe tuzagira aho tugahuriza, noneho twagahuza abantu bose bicaranye imbona nkubone, tukazana ukuri kumaze imyaka myinshi twarakubindikiranyije kutagaragara, twaraguhishe. Iyo niyo mpamvu nibwo buryo bwonyine buzatuma abanyarwanda biyunga, kandi uwateranyije abanyarwanda uyu munsi ntabwo ari we uzongera kubahuza. Nagira ngo rero babwire ko tumaze kuzana kwa kuri ku meza, ubundi ubutabera bwagombye guhabwa intebe, abantu bagakora ubutabera, kuko nk'uko nakunze kuvuga kenshi, mu Rwanda duca imanza akenshi zigacibwa uko bamwe bazumva, ariko nta butabera tugira mu kanwa k'ubutegetsi buriho uyu munsi, nta buhabarizwa. Icyifuzo rero cyacu ari nabwo butumwa tubwira isi yose, kuko tumaze imyaka igeze kuri 10 ubu ngubu, kuva muri 2004 nibwo natangiye kugira amahirwe yo kugira uruvugiro, abantu bose baracecekeshejwe, mpura n'abantu benshi cyane b'ingeri nyinshi, noneho habamwo akazi gakomeye ko kuvuguruza imvugo nyinshi mbi zari zaravuzwe. Nabonye igitabo hariya cyanshimishije cyane, kiriho amafoto 4. Hari ifoto ya Bill Clinton iri hano, hari n'indi foto ya Tony Blair iri ibumoso. Munsi ya Blair hakaba Museveni, munsi ya Clinton hakabaho umugabo witwa Kagame. Abo bantu rero byasabye yuko tubatera aho muri iyo si yabo, muri iyo si y'abavuga icyo urungereza, noneho tukaba duhanganira. Twamara guhanganira yo rero twaba turumurayo, tukabona tukaza no kuri umugabane w'Uburayi ndetse na Afurika. Ibyo bintu rero byarakozwe kandi turakomeza kubikora. Tumuzi yuko atari akazi koroshye, kuko rimwe na rimwe y'abantu bamwe bazamuye ijwi bahita bavuga bati uriya ni umujenosideri, uriya afite ideoloji ya jenoside, uriya ni umunegationiste. Abandi batashoboye kugira icyo batwara bakamureba bakamushakisha bakamubura, bati abaturiya nawe ni force negative. Ubwo ndashaka kuvuga umututsi udashimishijwe n'ibiriho. Ibyo bintu rero byose bigomba kuvaho, kandi nta wundi uzabivanaho keretse mwebwe nanjye, kandi twese dukiza imbaraga zacu hamwe. Ni dufata imbaraga zacu tukazegeranya, nkuko abavuze bose babisubiyemwo, nanjye nongere mbibasubiriremwo, mwese nimuza tukegerana, tugasabana, tukajya inama mu byo dukora byose, kuko umugome duhanganye twese n'umwe. Nidushyira imbaraga zacu hamwe, bizanze bikunze tuzamutsinda. Nongere rero kubashimira, mbashimiye yuko umwaka ushize mwaje mwitabiriye gutumira kwacu, mbashimiye yuko uyu mwaka nanone ku nshuro ya 20, imyaka ibaye 20, umwana wavutse ubu ngubu arashyingirwa, ni umugore, ni umugabo, ni umumama.
ni umubyeyi. Ibyo rero nabyo dukwiye kubishyira mu bwonko, noneho tukavuga tuti birahagije. Abafaransa baravuze ngo trop c'est trop, abongereza bati enough is enough. Natwe rero twari dukwiye gushaka imvugo yindi tubivugamo, tukavuga tuti birahagije. Twarabivuze bihagije tubibwira amahanga arabyumva. Ahasigaye rero ni ukutera n'intambwe yindi twerekeza imbere. Kwerekeza imbere ni hehe? Ni uguharanira uburenganzira bwacu, tukajya no muri za Loni, tukajya kwigaragambya. Mwebwe mwaje uyu munsi ndabashimiye, ahubwo utaha ndabararitse muzaze tuzajye kwigaragambya i New York. Murakoze. Sosiyete sivile yagize igitekerezo cy'uko uyu munsi abanyarwanda babishoboye dushobora guhurira hano tukazirikana abavandimwe bacu, abayobozi bacu, abana bacu batabarutse kuri ya tariki ya 5 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2000, umwaka wa 1994. Byabaye n'umwanya wo kugira ngo tumere nk'abaganira, twibukiranye ibihe twanyuzemo. Bakaba rero bagize neza baduha n'umwanya nk'abanyapolitiki kugira ngo tugire ka message gatoya dutanga. Natangiye ntavuze izina ryanjye yuko Matata yarivuze, ariko nitwa Ryumugabe Jean Baptiste, nk'abantu muhuza bikorwa w'ishyaka PS Imberakuri. Ishyaka ryatangiye ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2009, ritangijwe na Maître Bernard Ntaganda. Kuba rero ari nanjye bahereyeho n'ukubera ko ishyaka PS Imberakuri niryo shyaka ritavuga rumwe na leta ryatangiye gukorera mu Rwanda. Kugeza uyu munsi tukaba tugerageza uko dushoboye kumvikanisha ibibazo abanyarwanda bahura nabyo, ari ibyo byo kutagira ubucamanza mu Rwanda, ibyo byo kutagira uburenganzira nk'uko abambanjirije bivuze. Tukaba rero tugerageza uko dushoboye, ariko tukishimira nuko nandi bashyaka dufasha cyangwa se societe civile n'imiryango idaharanira rubanda, idaharanira inyungu, cyane cyane abari mu Rwanda na hano hanze. Uko hari igihe mu Rwanda byanga, ariko abo hanze iyo badutabaye ijwi rirumvikana. Ibyo byagaragaye cyane cyane muri iyi minsi mwarabibonye. Human Rights Watch yakoze raporo igaragaza ukuntu abantu barigishijwe mu Rwanda, bituma n'ibihugu by'amahanga harimo nka Leta Yunze Ubumwe za Amerika zibiheraho zibwira Leta ya Kigali bati nimwitonde, ntabwo Leta iberaho kwica abaturage bayo, Leta iberaho kugira ngo imenye uko umuturage yabayeho. Ari naho Perezida Kagame yahereye avuga ati muravango ndabarigisata ahubwo none nzabarasa. Ibira rero ntabwo bigomba gucira intege abanyarwanda, kubera yuko ubundi burenganzira buraharanirwa. Mu byo Ntaganda yazize guharanira ko abanyarwanda bagomba kugira ubucamanza, bakagira urukundo. Abantu bari biteze yuko nafungurwa atazongera kuvuga, ariko nkuko mwabibonye yasohotse afite ingufu nkeya ku mubiri, ariko afite ingufu nyinshi cyane mu bitekerezo. Ibyo byatewe namwe, byatewe natwe twese. Iyo tutabikora ngo tubi hafi amenye ko afunzwe, ariko ijambo rye, igitekerezo cye kidafunzwe, yahishora no kugwamo. Abanyamakuru rero baramubaje ati se kuwafunzwe uzira ibikorwa bya politiki witeguye gukomeza? Ndumva igisubizo mwarakibonye. Yababwiye ko kuva abanyarwanda bakirengana nta cyatuma adakomeza urwo rugamba, kubera ko yizeye neza ko
atari we wenyine ururiho, azi neza ko turi benshi dufatanyije urwo rugamba rwo kwibohora. Niyo mpamvu rero kuvuga Kagame ngo azica abantu, ntabwo azatwica ngo tumare, ariko birasaba ko twagombye gutera intambwe tukegeranya ingufu, tukareka gukora dutatanya ingufu, ahubwo tukazegeranya kugira ngo tumwereke ko duhari. Mugenzi wanjye Paul mu kanya yavuze ati muzaze duhurire i Washington cyangwa se New York, ahubwo tugomba guhurira mu Rwanda, ariko mu Rwanda ni iwacu. Mu Rwanda ni iwacu, kandi ibyo bibazo tubivuga biri mu Rwanda. Abo twifuza yuko bagira amahoro ni Abanyarwanda, ni abavandimwe bacu bari mu Rwanda. Rero ntabwo mbatindira nk'uko Matata yambwiye ati igihe ni gitoya, ubwo nagira ngo icyo kora mbagezeho ubutumwa bwa Ntaganda yuko akimara gusohoka twaravuganye, n'uyu munsi twavuganye. Yambwiye ati rwose abo muzajya muhura aho ngaho mu Bubiligi uzajya wambwira yuko mwakoze gukomeza kutuvugiraho muri buri wese aho ageze akatuvugira akavuga ati Abanyarwanda mu gihugu bararenganye, ati nanjye hano rwose ndakomeye na bagenzi banjye turi kumwe turakomeye, ariko tuzakomera kurushaho nimudukomeza. Murakoze rero, uruhare ni urwacu. Shema twiyemeje gukora ibirometero 800 ngo tuze kwifatanya n'abandi, tuze kwifatanya namwe. Burya rero nubwo bizwi ko FPR Inkotanyi yabaye intagereranywa mu gukoresha ikinyoma, si ibyo gusa ariko ifite n'indi midari nyine myinshi nk'iyo kwica abantu ikabarangiza, none ikaba itazongera no kubarigisa, ahubwo ikajya ibarasira ku amazi mwibagirwa kuvuga ko ari ku zuba ku manywa, azongera kubarasa nijoro. Ariko hari n'ikintu cy'ukuri burya yamenyereje Abanyarwanda, buri mwaka ibibutsa ko bari mu cyunamo. Imyaka ibaye 20 hafi n'itanu, ibabwira ati rega nimukora icyunamo muracyakirimo, ntiduteganya no kukibakuramo nk'uko bigeze kubitubwira mu kanya. Abanyarwanda bari mu cyunamo, kandi icyunamo gikabije gikaze. Baba Abahutu baba Abatutsi bari mu cyunamo, kubera ko icyunamo ukijyamo kubera ko wapfushije, ukazikivamo kubera ko wakoze icyunamo mu buryo bukwiye, ukabona abakuyagira, ukabona umwanya wo kurira. Ariko cyane cyane nk'uko uyu munsi wateguwe n'amasengesho y'iminsi 3 twabiganiriyeho, abantu bakavuga uko ibintu byagenze. N'intumwa za Yezu ubwazo amaze kuzuka, hari abitwa abi Emawusi, mwarabumvise muri iyi minsi, bihebye barigendera ngo ariko bagenda baganira, ndetse no ku nzira ngo Yezu arababonekera, arababaza ngo ariko ubundi nibiki mwahoze muvuga? Bati ni wowe ubi Yerusalemu ukaba utazi ibyabaye? Ati habaye ati nimwongere munsubiriremo numve. Nawe abashishikariza kuvuga uko byagenze. Nuko ngo bavuga uko Yezu yapfuye, kandi niwe bari kubwira uko yapfuye, ndetse baragera naho bavuga bati n'abamwishe, n'abafarisayo ukuntu bamwishe. Arabareka barabivuga, baje kumumenya nyuma. Icyunamo kitavuga uko ibintu byagenze, ngo abantu bavugira ati nariciwe kandi nicirwa na kanaka, ntabwo icyo cyunamo abantu koko bakivamo. Arabiciwe n'intera hamwe. Hari igice kimwe kigerageza kwibuka, guhera FPR irabafasha ngo bibuke. Ariko se wakwibuka ute icyunamo wakivamwe tukibona amagufa yabaho aho ngaho utashyinguye? Ko kugira ngo ya minsi 8 ishira abantu bave mu cyunamo, ariko nibura mwashyinguye, none mugakora n'indi mihango ijyanye n'icyunamo. Ari abo ngabo baracyari mu cyunamo. Reka noneho abo FPR yahekuye bo badafite n'uburenganzira bwo kuvuga babo. Urugero n'Esperance, baba Abahutu baba Abatutsi, abo yiciye ntibafite n'uburenganzira bwo gukora icyunamo ngo kirangira. Ntibaranashyingura. Abo basenyeri twavugaga, ubusheja twavugaga, ntibaranashyingurwa, barabo batabye mu cyobo aho ngaho, ntabwo barashyingurwa. Cyakora hashyinguwe umusenyeri umwe w'Ikabgayi nabwo mu buryo budasobanutse, abandi babiri baracyatabye mu gituro kimwe aho ngaho muri Bazilika, ngo bategereje ko bazajya gushyingurwa i Kigali n'ibyumba igihe nikigera. Ntiturashyingura. Abaguye mu mashyamba bo ntitwirwe tubavuga. Icyo cyunamo ni ikintu gikomeye. Ku itariki ya 17 z'ukwa gatanu hari bagenzi bacu twafatanyije gukora misa hano n'ubundi hafi aha ngaha,
i Buruseli hazabera ibintu bikomeye. Twebwe twaravugaga tuti kuko igihe kirageze ngo twibuke bose nk'uko nanone muri iyi misa byakozwe, twibuke bose dukora icyunamo gitagatifu, tuvuge ibyabaye, tuvuge ko abahutu bishwe bakicwa n'interahamwe, bakicwa na FPR inkotanyi bakaba bataranashyingura, twibutse uko abatutsi byabagendekeye, tubibuke bose. Ndetse twanagerekagaho rwose amagambo akomeye, tukavuga tuti ndetse turibuka na jenoside, tukiba jenoside yakorewe abatutsi, tukibuka na jenoside yakorewe abahutu, nubwo kubera ko FPR ari ifite ubutegetsi Loni datinyuka kubivuga ku mugaragaro ngo hajyeho n'inkiko zo gukurikirana abayikoze. Ibyo bindi igihe kirageze ngo mutinyuke twibuke. Nitutibuka tuzahera mu cyunamo, ntabwo tuzakivamo. Kandi abantu bakiri mu cyunamo nta kindi gikorwa kizima bakora kigana ku buzima, barakomeza bakabaho nk'abapfuye, barakomeza bagatekereza urupfu, barakomeza bakazirikana. Hari isomo ejo twasozerejeho rivuga umutwe wa 37 wo mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel, uvuga ngo bagiye mu kirwa cyuzuye amagufa gusa, cyuzuye amagufa, ngo Imana iramubwira ngo nahanurire ayo magufa ngo yongere afate ubugingo. U Rwanda ariko niko rumeze, uzuye amagufa hirya no hino, akambuka akagera no muri Kongo. Ntabwo abantu bazongera kugira ubugingo ngo baharanire kugira igihugu kizima nk'uko twaze tubyifuza bakiri mu cyunamo ndibishoboka. Ubu rero twahujwe no kwibuka abaguyiga kurazo ku buryo bw'umwihariko, muri bo havuzwemo abakuru ba Kiliziya Gatolika. Urupfu rwabo rufite icyo rusobanura. FPR mu kubica cyane cyane bari abasenyeri batatu nibo bashakwaga, abandi basheja ntacyo bapfaga, babahoraga, baguye muri icyo ngicyo, ariko bashakwaga niba ari abasenyeri batatu, kandi bari abasenyeri batatu barazwi. Vincent Nsengiyumva ayoboraga Kigali, Tadeo Nsengiyumva ayoboraga Kabgayi, na Ruzindana Yozefu wayoboraga Diocese ya Byumba, bari abasenyeri bitwa Abakiga, ariko ni nabo bari bafite ikintu cy'ikipe yayoboraga. Mu by'ukuri bari abantu bazi ubwenge, bari abantu bajijutse, bari abantu bazi aho bagana. FPR ntago yari biyobewe mu guhitamo kubica. Rero yari izi kwiciye Kiliziya umutwe, kandi nibyo yari imaze guca igihugu umutwe, yica Perezida Habyarimana n'abandi bari kumwe. Abari basigaye bashobora kugira ijambo bavuga hari, bakaba bakomeza nibura abaturage nabo bepiskopi ko ari batatu. FPR mu kubica rero yari izi ikikora, kandi yaragikoze mu by'ukuri, yaragikoze. Ubu Kiliziya ibibazo ifite byo kubura leadership igaragara, ni ukubera ko icyo gikorwa cyashakaga gutambutsa ishingiro rya kamere y'ubutegetsi bwa FPR, ni ukuvuga ubutegetsi bushingiye ku iterabwoba. Mu kwica bari abasenyeri uko ari batatu, yari iburiye n'abandi bose ko ntawe izagarukiraho. Kuvuga ngo bakoze ibikorwa byiza, ngo bafasha abantu, ntacyo bibwiye FPR ibyo ngibyo. Icy'ingenzi ni uko iterabwoba ryagombaga kwinjira cyane cyane mu bayobozi ba Kiliziya, kuko ari bo bafite n'inshingano kubera ubutumwa bwabo kuko bavugira rubanda, bakavugira abarengana. Bari abagabo bo badapfa, wenda ibintu byari kugenda ukundi mu Rwanda, kuko bari abataripfana nyine, bashoboraga kugira icyo bavuga byanze bikunze, bashoboraga no kugira icyo bakora. FPR rero yarabishe, kandi ntabwo yarekeye aho, abandi yabateye ubwoba, ibatera ubwoba kandi bukomeye. Gusa hari ikintu ntarumva, nubwo twavuga ngo bari abashumba ngo beza ntabwo ubura n'amakosa, ikintu ntarabasha kumva ni ukuntu bari abantu bari bazi ubwenge, abandi bagahunga FPR kugera ndetse no ku basenyeri b'abatutsi barabanje barihungira, bati tuzaba tureba ibya FPR, baza kugaruka nyuma. Gahamanyi niko yabigenje, Karibushi niko yarabigenje, barabanje barigendera, abandi bo barahaguma. Ukuntu babonaga babaho kuri FPR ntabwo turabasha kubyumva na n'ubu ngubu, ukuntu bavuze bati tuzabaho FPR yafashe ubutegetsi, ariko baripfiriye kandi bashatse kugumana n'izo ntama bari kumwe. Nuko nyabune byumvikane, FPR umututsi ntacyo ayibwiye, umuhutu wo mu Rwanda we reka sinakwerwa mbivuga. Icyo kari agatsiko kishakira n'ubutegetsi, kafashe gakoresheje iterabwoba, intwaro zimena amaraso, kakaba kazagomba kubugumana gakoresheje intwaro zimena amaraso, cyane cyane iryo terabwoba. Nta kundi buriya butegetsi buzica nyine, none bugiye kurasa ku mugaragaro, kandi babivuga abana bitangiye. Habe ntabwo ajya abeshya cyane, avuga ibintu akandabikora wa mugani. Ntawe muzi baherutse kurasira mu Ruhengeri afite amapingu, baramujyana bamujyana iwabo, ngo yarabacitse. Ucika ufite amapingu uri kumwe n'abasirikare, bamurasira imbere yabo nyine izuba riva wa mugani, kugira ngo barebe iterabwoba. Ntabwo rero bari abantu muzabashyigura mukigendera mukemera iterabwoba, kuko iterabwoba icyo riba ritegereje nuko abantu baryemera bagatinya. Ejo bundi nagiye gusura abanyarwanda ba muri Afurika, muri Swaziland, muri Mozambique no muri Malawi.
ariko nginguka ku kibuga cy'indege abanyarwanda n'abavandimwe bacu bakambwira bati padiri uje gukora iki babandi bavugaga ngo ibyo kuri interineti ntibikora birakora hari abo muhura bakakuramutsa kandi nta handi mwigeze mubonana uretse mwikondera nuko bati barakwicira ahangaha ukabyarawe hari ahantu rero twagombaga gukora inama mu gitondo noneho bampamagara saa 9 y'ijoro uti Inkotanyi ahantu hose zabimenye byukunyure mu ishyamba hepfo aho ngaho wisubire muri Afurika y'Epfo usubirire mu Bufaransa ukabyarawe batagutsinda hano twese tureba avuga ngo nta nama dukora koko turayikora gute se batwishe ntabwo dukora inama navuye iriya aricyo kinzanye ngo itaha vuba ngo ahubwo uracyari aho ngaho wowe nibigera mu gitondo biragenda gute nuko ndababwira nti noneho nimumpe nimero y'izo Nkotanyi ziri butwica bari zonjya kwisurira ubwo mwebwe mutaboneka ubwo bari bahamagaranye ngo nibaze mu nama batatwica bumvise mbabwiye ngo ndajya kwiganiriza Inkotanyi bati none reka tuze dupfane nawe basi niba ariko biri bugende ubu niyo twapfa none ubwo nizo Nkotanyi zaba zitwishe koko terabwoba simvuga ko FPR irica koko ariko hari n'ukuntu abantu babikuririza tukabyemera rwose iryo terabwoba tukaryemera tukayiha n'ububasha idafite noneho bikaduparariza tukabaho nyine nk'abari mu mva nyine cyangwa nk'aya magufa yumiranye ntabwo ubutegetsi bushobora guhinduka ririya terabwoba turyakira muri twebwe ngo dutinye Inkota ariko si izo Nkotanyi zidusanga twebwe kuki tutazirukaho haturutse agatore kamwe i Kigali karaje hano muri iyi sare abantu barirutseho abagabo batangiye gucengera munsi mwebwe mwamufashe iterabwoba rya FPR nyabune niba mushaka ibintu bihinduka tukava mu cyunamo tugakora icyunamo uko bikwiye tukaririra abacu ariko n'ibintu bigahinduka nuko byanze bikunze tugomba kwigomwa tugatinyuka uyu mugabo amaze kuvuga ngo ntabwo yavuguruzaga ibyo Paul yaravuze kuko iyo myigaragambyo tugomba kuyikora tukayikorera i Buruseli tukayikorera ni New York n'ahandi ariko ntabwo aho tugomba kujya ni i Kigali kandi tuzanajyayo bati tuzajyayo ntaganda baramufunze ntabwo nzi niba afite ubuzima ku buryo azaramba ariko aracyafite akabaraga ibyo byose ntarapfa ntiyapfuye ararwaye yageze kure ariko ntiyapfuye reka tuzamusanye natwe tugere kure wenda bamwe bapfe ariko ntabwo azatwicira kutumara bavuze inkuru nziza bavandimwe murakoze dukomeze dusabire ababyeyi bahekuwe dusabire cyane Esperance n'ubu twarakomeza kugaragaza atanga ubuhamya dusabire abo bapfuye ariko cyane dusabire abakiri mu cyunamo gikaze tuzakivanwamo no gutinyuka iterabwoba murakoze